akajya kwinjira mu buzima bw'urugo rwa Sabe. Uzumva navuze ko barimo baratandukana cyangwa babana cyangwa cyo bagira uti ibyo ntago biba bindeba. Sibyo? Uwo ndi kureba ni Sabe wakoze iki, yaguye aha, nahageze ni metero yanjye, nahapimye, sibyo? Uri kumva? Navuze uko mbyumva, nawe ufite uko byumva, ariyo mpamvu wandika izo muri comment. Niba Ngwino yarashakaga ko iriya video ifatwa kugira ngo agire udufaranga duke kura kuri Sabe, amubwira kuri iriya video, byagombaga kubaho, sibyo? Iyo bitaza kujya hanze Sabe ari amafaranga ari kujya atanga. Gusa makuru mfite nuko Ngwino icyo gihe process yari irimo yo gusubirana n'umugabo. Baze banyomoze ntange gihamye, ajya kumureba buriya Ngwino niyo hereza abantu bakajya kujyana hagaragare muri la video. Uri kumva nago Ngwino tuba tumuvuga, wari ubizi? Ariko impamvu tumuvuga nuko yagaragayemo. Ega abantu bajya bomenya n'icyo kintu. Impamvu Ngwino twamuvuze nuko yagaragayemo, kandi akaba hari n'ibyo bamuvugagaho, sibyo? Sabe ntanywa inzoga. Icyo cyose wewe nyine ukivuze mubona numvise, ndetse niyagerageje hakanuka kave gake. Urumva? Kadafite na rukoro yarimwe. None se uriya mu mama sinzoga akaba yarazikuye. Ikintu cyo gihari, urumva? Uriya mama yihangane ndetse n'ibizamuvugwaho byose, sibyo? Yinjiye mu kibuga kirimo abantu ba showbiz, kandi winaze muri showbiz, wikubise ku isi tuwemo n'abandi bantu, sibyo? Nahame hamwe, uri kumva? Yego, showbiz ikorwa. Nkuko bivugwa ko yaba yarishyuye kugira ngo azahakane ko Sabe atahurudutse ku gikuta. Niyo Sabe, uri kumva? Yakoresha ubundi buryo bundi nkuko bari batangiye plan y'uburyo babihindura nkaho ari undi muntu wahurudutse ku gikuta. Gute subwo nese isura se y'umuntu copy paste n'isura ikazamo gake? Avuze ngake n'isura y'umuntu ikazamo y'uwo muntu. Ubu se nago wabonye ikiganiro cyabaye kwa Irene? Urumva Bruce Melody wari urimo berekana umuntu usa na Sabe? Ntabwo njye nakibonye. Hashize amezi 2 kibaye. Uri kumva? Byatangiye ariko n'ubundi se urabitangiza gute kandi ibintu byamaze kugera imihanda byatangiye? Numvise hari uvuga ko ngo ni akoreka mu coating nta n'ikibazo. Clara we yavuze ati hamaze kugenda miliyoni 3. Zijya he? Ngo muri ibi bintu nyine abaza kuvuga ngo ibiki nkibaza miliyoni 3 z'ubwo zishora kugira ngo abantu bakuvugire we. Kino gikorwa na miliyoni 20 na miliyoni 100 wayashyiramo, ariko Sabe ubushize nababwira ati Sabe nabe nka jihadi, ibibazo niba binahari ntaza byemeye binarangire, sibyo? Ariko se urajya guhindura ibintu, hari abakubonye uri hejuru baza kuvuga ati turamuzi ni Sabe. Rero Sabe afite amafaranga, niyo yaba atarayadanje amwe yadanje, sibyo? Ariko yarengera ubuzima bwe yayabona, niyo atana yabona n'inshuti ze zayamuha bibaye ngombwa. None ukabashatse kuvuga ko umuntu ikuza guhakana cyangwa se avuga ko ari guharabikwa, wabivugaho iki? Ntago bari kumuharabika. Ikintu nakwemeza ko bashobora kuba bari kumuharabika ni ibyabereyemo imbere, kuko nta numwe ufite ubushobozi bwo kubimenya. Nta n'impamvu yo kubishinja. Na nubu ndacyabivuga one, sibyo? Uriya muntu wasohoye video yayisohoye uko gusa, nawe ntazemera guferinga, kuko nawe uburyo yatanzemo video biramutse bihindutse bikaba prank y'iyo filime, yasabwa gusobanura impamvu yeskorotse abantu. Niyo mpamvu ibyo bakora byose, sibyo? Ni ukwizengurukaho kaza tukabibonesha amaso ukigendera. Ariko imyanda biriho noneho nakasamutwe. Ninde? Ashiriye ijisho. Nanjye babimaye ndi mu kiganiro. Ko bivuyemo? Shaje kora mana yanjye. Icyo mba nacyo imyanda ikomeje kunyerera. Igihumuri.
umwami w'i Nazareti. dusoze ikiganiro ama urakoze reka nsoze iki kiganiro Karegeya niwe wavuze ngo nta kiyoni gitagatifu ku mamera niwo mugari yaciye none ndorera nawe ngo yavuze ngo iki ngo nta kiyoni gitagatifu ku mamera none ndabona koko ibintu bitangikomeje gufata idinera reka tuze tubagezeho iyi nkuru hagiye uyu Brese ibi byasohotse kusebi mereza ni reka dusoze ye data we ndagushimiye oya baretse kunshimira bana mudukurikiye ibintu mbonye biteye isoni oya biteye ubwoba ntago ari isoni biteye n'ubwoba we Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka tugarukanye na Amani muramubona n'abanyara bakunze ibitekerezo bye mu kiganiro twagiranye bamwe batahubwo wowe rata usesenguye neza nta marangamutima arimo ama wacyakire gute kira kiganiro shana bonye nyine abantu benshi barabikunze harimo n'abatarabikunze yego ni imvange ariko ubundi umuntu yifashe reka mbanze mbwira umuntu wanditse iyi comment mbanze namusubiza iyo umuntu yanditse ngo nukuri muvuge make urumva ngo namwe ituru yanyizagera hari umuntu uri kuri izi mbuga nkoranyambaga azi ko ituru idashobora kugera buri muntu se ntababize none se nigera nyine kandi turanabivuga yes hari n'undi nawe nabonye watanze comment idasobanura uyu muntu ukadutera ubwoba gusanga ari nka Sabe yasha naga ibyo yabijyamo na n'umwanya wabyo yabona pe icyo mbona cyo ni ukuri ugasanga abantu bahagaze bameze amababa gusa ikintu nakunze muri comment nuko bamwe bagaragazaga nyine ko nta marangamutima ari yego yeah abandi bakayagaragaza abandi bakavuga ngo wivuga ngo umuntu nyine uri ku mihanda bari buvugwe nkuko nanjye ngezwe wa mugani wavugwa nuko nyine bigenda nawe reka tuzakurira niba ubona icyo gituma munyurira muzanyurire bitwaye ikizi noneho ngo abandi ngo kuki ngo umuntu uzwi muri social media ari we muvuga ntese twagusanga i Nyagatare yegora tukamenya ibyawe abantu bajye bashyira mu gaciro iyo tuza kuvuga abantu hano ntabwo ariko tuba tubanga babaye n'inshuti zacu mu buzima busanzwe uyu munsi uri kumbona ku Gasaro yego hagiye nzaza nkubite bombi irimo wowe kubera ko hari ibyo uzaba wakoze nanjye nimba nakoze ikintu nkagerwaho nanjye uzamvuga yego nanjye wangirira imwe ninde sigira ntibamvuga ibyo ngibyo nta hana reka nkubwira ikintu cyo nabonye cyo nemerera umuntu witwa Karara yavuze nge nkacemera yavuze ati ibigano twese dukora amakosa twese ati bafunga twese ikindi yavuze ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga hari ucuruza avuga muri sanse ye ukabyumva ati hari n'ucuruza mu buryo buri positive ariko nawe atari uko yirengagiye atazi ukuri ahubwo washatse gufata rwa ruhande urabyemera biba byiza rero kubalansinga inkuru uko ubyumva bagacuruza nk'umufana oya hari abacuruza nk'abafana ugasanga nyine bari kuvugira umuntu runaka n'ikintu cyabaye kigaragara neza sibyo nk'ubu ngubu niho wajya kubona ukabona nk'abari kuvugira wenda Sabe sibyo bose ntago babonye ziriya video ntago ibyo ngibyo wenda sinzi ko ibyo bintu bifatika ntago ngenya ndeba ngo uyu muntu ngo ni umwanzi wanjye nge nta mwanzi ngira muri showbiz niba hari icyo tugomba kuvuga tuba tugomba kukivuga niba hari icyo wakoze turi bukivugeho tuba tugomba kukivuga nta kindi sibyo rero nimuzajya mubona ngo twavuze runaka ntukababare nabonye noneho hari n'umuntu wavuze ngo uyu muntu muri kuvuga ngo ashaka no kwiyahura ariko si ubwo wakiyahura kuko bakuvuze uvuga ngo wababara ariko gushyiramo ikintu ngo ngaho reba nako yavuze ngo Sabe ashaka kwiyahura nese ariyahura kubera iki kubera ibyo turi kuvuga kandi nawe uzi ko ejo turiya bizagerwaho ukaba wakora ikosa bakakuvuga niyihe mpamvu iri gutuma Sabe yakiyahura ntuze ama Sabe wenda birashoboka tubwire nyine hari abantu batajya babasha kwakira ibintu bibabayeho
ariko bakabasha kwakira iby'abandi bibaye. Ndaguha nk'urugero, umuntu wa mbere hano mu Rwanda ushobora kuba ufite amabanga y'abantu hanze, sibyo, ateye agahinda, uri kumva yuje akababaro, sababamo ya ntanabihamye. Ugende ku Isimbi TV urebe ibiganiro hafi ya byose birimo amarira. Umuntu arira atababaye? ababaye nyine hari n'ufera ariko akaba yarira. Yego, ariko byibuze urumva nka Sabe, sinzi niba bana wenda abo bakorana, ntago ngiye mani ndi byemeze ko iri ari planize, ariko buri muntu agira umurongo we. Ariko nk'umuntu warebye agahinda k'abantu batandukanye kuriya, sibyo, ake kamubabaza, yaba ari wa muntu nawe uri muri cya gice nyine nakubwiye, umuntu ashobora kuba anezezwa n'ibibi biri kuba kuri mugenzi we, ariko ibye bikamubabaza. Sabe aho ngaho yakwiyahura agapfa burundu. Ariko Sabe niba afite umutima ukomeye ubasha kumva ibyo bari abadamu baba bavuga, yakira yicara ubuzo bakorerwa niba ibyo bavuga nyine aba ari byo koko ari ukuri, kuko ngiye nshaka kuza nkavuga story wenda sinivuge nanjye amabi. Ibyo birashoboka, batumirwa nk'aba tujye tubagira, akaza akakubwira uburyo cyamani yamuhemukiye, ariko akaba atavuga ngo nubwo nanjye yankoreye ibi, ariko nanjye araho namubera inyangamugayo. Yego, njye niyo mpamvu ntajya nza bukese ntabwira umuntu ibibi umuntu yankoreye. Ukuri pe, kubera ko ngiye kukubwira ibibi yankoreye kandi ngiye mu buzima bwanjye ntajya mbeshya, byatuma nkubwira nanjye ibibi nanjye nagize ute namukoreye. Bikira nkaza kureba nkasanga ni 2 in 1, sibyo? Ariko mu bintu bibiri ndi kuvuga kimwe kiri muri ibyo bibiri. Uri kumva icyo kintu? Yego, ndashaka kukuvuga kandi nanjye hari ibyo nagukoreye, sibyo? Hari ikiganiro nigeze gukora cya Yago na Jihad, ngaragaza ibyo Yago yakoze, ariko nanone nkagaragaza ibyo Jihad nawe yakoze. Urumva? Yego, n'uburyo nanjye nabizagamo, naho nabirenganiyemo, naho nanjye naje kwintervene ibintu bikaza kuba bibi, sibyo? Twese impande zombi nazivuze. Yego, abantu ntibagashinja abandi ngo hari amakosa yabaye, katwisuriza abantu bo ku Gasaro. ntabwo ibi ngibi wenda byacitse, nta n'igitangaza kirimo, nta no bitabaho, kandi si n'ubwa mbere avuzwe. Nta nubwo uko turi kumuvuga turageza ku biganiro yakoze avuga abandi. Sekuje warakaye. Oya si ukuri nyine. Ni ngombwa se ugeze aho avuga abandi nawe wageze. Ndi wenda n'abantu ndi kubwira, abantu bari kumva ko nyine twakabishe. Iwe ibiganiro yakoze, ariko nkubaze. Mbaza ndagusubiza nimba mfite igisubizo. Uzanye n'abantu bangaye, si benshi? Benshi. Uramutse ugiye kuri channel yo kwa Sabe ukavuga uburyo umugabo yakugiriye nabi, sibyo? Yego, ba bantu bakuzi batari bazi n'izo story, iyo umugabo atambutse ne batavuga ati yamwishe urubozo, ntishe umugabo w'urubozo, uzi ibyo yamukoreye. Yego, ndabyemera. Rero iki kibuga ukuntu kimeze nta muzima urimo. Njye mubwiza ukuri, njye bampitishijemo ngo ibiganiro ubona bibi ni ibihe, sibyo? Mbona ibiganiro bibi bya mbere bibaho ari ibica kwa Sabe. Bite byawe? Ndaguha impamvu ebyiri, sibyo? Ushingiye kuki? Nizo ngiye gushingiraho. Wowe Sandrine nuzu ukamvuga, njye wa manu cyamani cyakoze nibi, sibyo? Baragira ngo ni showbiz kuko ndi muri iki kibuga. Nundi nawaza mvuge nanjye ngende mvuge runaka, nundi avuge runaka, nundi avuge runaka, sibyo? Ariko umuntu aturutse za Nyagatare, sibyo? Afite umugabo runaka, abenshi bavuga ko abagabo babo banakomeye. Yego, sibyo?
umugore wakaza kuri televiziyo nka Isimbi ikiganiro kikarebwa n'abantu 100,000 bikajya no muri aya kuri channel ifite 1M inarenga sibyo akavuga ububi bw'uriya mugabo uwo mugabo ahari na Sabe uri muri aka kanya ninde wakwiyahura vugisha ukuri ari uwo mugabo byabayeho ari na Sabe biri kubaho ubu ngubu ninde wakwiyahura muri abo bombi biterwa n'umutima w'umuntu ukomeze wakoze ibikomeye ninde Sabe yaguye mu ikosa byagaragaye si nikosa yaguyemo ni ibira ni ibibaho yaguye ntawe bitabaho yaguye mu bintu bigaragara bifite amashusho ariko we wakiriye umugore aje kukubwira gahinda no verify ngure niba ku gahinda karabaye nta raporo yo mu mudugudu wabonye sibyo y'uburyo umugabo wahohoteye umugore ntaki ugiye gufata uwo mugabo kandi no gutamuvuga izina background y'umugore igaragaza umugabo wari we ugasanga abo bagore baza kwa Sabe uri kumva ni beza barabyibushye bameze neza bameze nkaho bariye neza mu ngo nzima sibyo gusa none twakwirengagiza ko ushobora gusanga nta numwe ufite mu mugabo baratandukanye kera kandi nibyo yavuze atari byo ahubwo kumana nyagasani sinzi aho yereka byasabye reka tubireke sibyo tubireke gusa ari n'abahimba nyine kuko inkange nigeze kwakira umugore arazambwira uburyo ki umugabo bameze nabi ya benshi baramuza atuye Kicukiro yamwisha urubozo ari bamuzaniye CD biki nyuma umugabo arampamagara arangije yamaye virgin noneho ama yaje yambaye iki abane story barayizi inkweto zacitse mbese ubona ari umuntu navuga wa mukino wo kubabarirwa kumbi bafite iki boutique yuzuye no hejuru iduka ngenda mu bice byaho ngo bahita ku micanga barambwa batuzaze umugweho tukubwire amakuru ye uko bimeze byose uwo mudamu sinibanga yitwa Clementine shana aragiye nsanga umva bafite boutique gutyo aracuruza ameze neza umugore nubwo atabana n'uwo mugabo ariko baratandukanye ariko afite ubuzima uwo mugabo yishakiye undi muntu uze undi mugore urumva ariko umugabo akakubwira ati njyewe ahubwiye sida nayizaniwe n'uyu mugore urumva icyo kintu kandi umuntu yajararira yararize byatari njyewe nkubwire Sandrine nyine hari abatanga ubuhamya ari true story hari n'abuhamya nkubwiza kuri Sandrine ubuhamya bwo kuri internet sibyo umbabarire tuvuge kuri ibi bintu cyane sibyo abantu banabimenye aba YouTube nabyo babimenye nawe turi kuri nuza kuri Sabe uri kumva ariko ndakubwira ibintu byinshi byabaye muri iki kibuga haba ibyo wibuka n'ibyo utibuka uri kumva byateje ingaruka sibyo icyambere umugore uzaza kureba akaza kwa Sabe akarera ari amarira angana kuriya akavuga agahinda yakorewe n'umugabo yica rubozo yakorewe n'umugabo sibyo warangiza muri kretso uwo mugabo atuyemo uwo mugabo kuko abari busohoke mu mutwe ari tayari abantu bose abantu 100,000 bazi kuri mubi abantu 500 bazi kuri mubi kandi mu by'ukuri ubeshya hejuru y'ibihumbi 50 wahaye umugore sibyo wikirara umaze imyaka ingahe yananiye umugabo sibyo akaza kumusebya icyo si igikomere cya mbere aha ese ubwo nk'abana uzi igikomere ahantu ubu kijyanye kiva kuri uwo mugabo kikajya ku iwabo w'umugore kikajya ku iwabo w'umugabo kikajya mu bana abuzukuruza sibyo paka igihe YouTube y'ubwa izakuraho cya kiganiro ni atari uri umusesenguzi sibyo uraje sesenguye Gasaro ni umu-YouTuber turabizi sibyo akubisemo umugabo we cyangwa sheri we ukubisemo nyina abana ukubisemo abana ushyizemo nyirakuru noneho ukajya kumva urihandagaje ukavuga ati
nyina wa Gasaro yararogaga yewega we uri kumva sibyo ati noneho ngo ntibigutangaze nyina yari indaya inshuti yanjye nk'ubwo ubutekereza nyine mu mutwe nk'abo ngabo bakabagiye babajyana inuza kwa muganga hari indera bakareba ibibazo bafite ni ikibazo iyo nkuru ijemo involved mo abandi bantu batari ngombwa kandi ibaze igikomere ushyizemo uri kumva kandi ubwo wowe uri gucuruza uri kunguka kuri YouTube ariko ibintu ukoze bigize icyaha ariko nanone icyaha ugikoreye abandi Gasaro umuvuze wenyine itsoke ngende mu mihanda ari mu mihanda yazana wakakuvuga bikarangira ukaba showbiz ariko ushyizemo nyina ko yarogaga abaturanyi ntibongera kujya aho hantu ushyizemo ko yari indaya isarata Gasaro aratangira avuga ati ndajya gupimisha DNA sibyo ushyizemo ngo ushyizemo ibintu bitabaho nguri gusesengura twikomereze akandi dukomeze ku kindi kibazo akandi gato ngiye kubwira sibyo ndakurikiye iki gihugu nanabivuge pe no mbivuge noneho neruye na nene vugisha ukuri haba babandi baba hanze birirwa basebye igihugu haba baba hano mu gihugu nabo basebye igihugu babamo sibyo abavuga ko ubuyobozi ari bubi inshuti yanjye iyi myaka 30 tumaze nyuma ya jenoside iyo tutagira ubuyobozi nk'ubu uri kumva iki gihugu baba ari mahanga aza gutema ibiti byo kubaka uri kumva yego mu gihe mu myaka 30 uracyari ingaragu nta n'isambu habe n'akarema n'iki nta n'igare rya darayeri ugendaho ariko uri kumva convention ukumva ikibuga cy'indege ukumva amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu n'ibindi abantu mwagiye munyurwa undi arihandagaza ati se wari runaka yakoze jenoside umuntu ari imere neza ari mu kibuga nta muntu bari nta kibazo yifitiye si nawe nyir'ubwite wayikoze icyo kibazo wari kuba warakijyanye muri gacaca sibyo social media yabaye gacaca niho baje kwibukiranya ibyaha byakozwe muri jenoside ndi kuvuga yago uri kumva ibyo binazana bisabira imbabazi gufata yarazisabye byararangiye yavuze ko agomba nabariya abantu nibyo kuvuga ngo gukomeretse sibyo azabasaba imbabazi n'ibinangombwa ashaka ababyeyi baba ari abantu yavuze sibyo abasaba imbabazi uri kumva niyatareka twikomereze nawe yaniyahura manu ukora ibintu byinshi uri kumva byinshi byiza wakora n'ibibi kandi nabyo bikaba byinshi bikaba bibi nazajya umuntu ugushuka ibyiza bibyara ibyiza sibyo n'ibibi bibyara ibibi none se ntawe nsomeraho ntawe njya gusoromaho dodo uri kumva buri muntu wese icyo azakora cyiza nzagishima nukora n'ikibi sibyo nzakinenga ni ukuri pe sibyo ndawukurikiye tugaruke kuba ndi kubona batangiye gusa nkaho bakavaringa ikibazo uri kumva muri bya bifi binini uri kumva ndawukurikiye uko njye nibuka kera hari ikiganiro kigeze kuba reka nguhe urugero mwigire semeko urumva muzarebe kuri uyu mukobwa turi kuvuga witwa Karara yego hari ikiganiro cyanyuze kuri channel ari abagore benshi barakibuka icyo kiganiro yego haciyemo iminsi 3 Chita abari uza kuvugira Sabe urabyibuka kumuvugira ari ikibazo ese Sabe we nta munwa yari afite ntago ajya asubiza ariko none bivuze nuza Chita niwe Somambike ya Sabe inyi Somambike ushatse kuvuga umunyamabanga wihari akaba n'umuvugizi none se ntibashaka kumvuga ibintu wabuze ko atari ukuri ukaza kumvugira ni nk'urugero nicyo nshaka kubwira ni hame nimba nge ndi kuvugwa nabi nawe
uzumvuge nabi ni urugero rero hari igihe ibyo nshaka kukubwira hari igihe wijandika mu bintu uri kumva ukajya uhora uvuga ibintu ujya kurengera umuntu w'umunyabyaha w'umunyamakosa sindi kuvuga ko Sabe ari umunyamakosa ndi kuvuga muri rusange bikazarangira nawe ubwawe uri kumva bakugendeye muri kagatebo mbwira uwo mugendana nkubwira iki bavuga gute uburiwe nuza ukansanga muri sawa bare ibatsinda igiheka ahazwe nko abenda muri randevu ugasanga bakubaza ngo akakabara mana akabamo iki aza kugakoramo iki sibyo kiro cya mbere uzabanza umenye ibimanitsemo uri kumva none se kumuvugira bikaba bihuriye n'ikibazo ama ntago ndi kumva ubungewe aho ikibazo kiri yeri ukubwira nyine we yakoze content mu buryo wenda naguhaye urugero rwa cita kuri kira kiganiro ndicyo nashatse kuvuga n'aba badukurikiye sibyo kuko ufa n'umuntu ukaza ukandika igikomenti cya danje kibi sibyo niho twahereye kuyo utaza kubyibagirwa kubera ko umufana ukirengagiza ibyo yakoze sibyo kubera ko turi kubivuga ukumva ntitwakabivuze kandi hari n'undi nawe wifuza ko tubivuga kubera ko ari umwanzi we ariko twebwe nta hantu tuba tubogamiye nukora ibyiza turabivuga ariko nunakora n'ibibi nabyo turavuga nukora ibiringaniye tuzavuga ubuzima bwawe n'uburangaza muri social media tuzaburangaza sibyo muri make ukaba ushatse kuvuga ko se yakagombye guhamagara impande zombi ntahamagare uruhande rumwe ruza kuvuga ku makosa gusa ku byiza gusa sorry tuba tugomba gukora haba ibyiza haba n'ibibi muri iki kibuga mu gihe nta muntu dukomerekeje sibyo ndabyemera ubu se hari uri kuza akavuga umugore wa Sabe akajya kwinjira mu buzima bw'urugo rwa Sabe uzumva navuze ko barimo baratandukanye cyangwa babana cyangwa cyo bagira ute ibyo ntago biba bindeba sibyo uwo ndi kureba ni Sabe wakoze iki yaguye aha nahageze n'imetero yanjye nahapimye sibyo uri kumva navuze uko mbyumva nawe ufite uko byumva ariyo mpamvu wandika izo muri comment ndagukurikiye ngewe ubuzima rero tubamo uri kumva nyine dushaka urumva dushaka kure mu dukundi twabanyamwigendaho uri kumva tugashaka ngo kugira ngo tubeho nuko bamwe bavaho kandi ntabwo bizakunda uko byagenda kose ntabwo uzaza kumpora ibitekerezo navuze ntabwo uzajya guhora agasaba ibitekerezo yavuze ntuzajya kwa runaka ibitekerezo yavuze n'undi uwo ari we wese mu gihe uwo ndi kuvuga araho nta kandi ibyo navuze ntibigize icyaha umuntu uzajya kundega ngo amani yakoze icyaha ariko nicyo kintu gafaranga yababajije atese umugabo wangu ino ndebe muramukunze kurenza abandi ati kuki muri kumugirira imubi nta muri abo bose uri kumva ngewe ntago n'ibyo ndi buvuge ntago nyebeye ko umugabo wa ngwino ari bubirebe ntabwo nyebeye ko n'umugore wa Sabe ari bubirebe sibyo yego ariko iyo baza gukenera ko batabireba Sabe ntiyari kuba yakoze biriya uri kukumva ako kantu ninkora ikosa ndavuga ibyo kwa Sabe mu rugo rwe njye kubivanga ninkora ikosa ndajya kwa nuza kwa ngwino njye kubivanga ariko mu gihe nyir'ubwite ari we turi kurebana uku nguku icyo yakoze sibyo yego yikumva ndagukurikiye it's okay dushimire RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo RIB yamuritse abantu bakoze ibyaha uri kumva wari bwumva bavuga ngo uyu ni kanaka mwene runaka na runaka na runaka na runaka abo bantu bari babayeho ko nabo bakurikiranwagaho ibyaha bimeze uko oya hari ababyumvishe buri muntu n'icyaha cye kimureba sibyo none twebwe bitunaniza iki ni ikibazo none sama
reka nkwibariza iki kibazo wenda waba ubifiteho amakuru ubushize hari akantu natwibeyeho gatoya yuko byari muri process yuko umuryango wasubirana byaje kugenda bite noneho tukibaza ni gute ko ngwino yaragambanira uwo muntu nk'uko mu kiganiro kibanza wabitubwiye kandi biri muri process yuko agiye gusubirana n'umugabo we ikintu cyariho nta cyahindutse n'ubundi kiracyari cya kindi niba ngwino yarashakaga ko iriya video ifatwa kugira ngo agire udufaranga duke kura kuri Sabe amubwira kuri iriya video byagombaga kubaho sibyo iyo bitaza kujya hanze Sabe ari amafaranga ari kujya atanga gusa amakuru mfite nuko ngwino icyo gihe process yari irimo yo gusubirana n'umugabo baze banyomoze ntange gihamye uragifite yego yuko bendera gusubirana n'umugabo we uriya bari baratandukanye hanyuma isosi biguyemo inshishi ntabwo iby'isosi yaguyemo inshishi ntabwo mbizi sinzi uburyo bisobanura ahubwo Sabe yahurudutse ku gikuta cyokora Imana imbabarire ko nsetse ariko biranababaje none se oye umva ikintu cyitsa ngo yahurudutse ku gikuta nicyo cyatumye se process y'ubwiyunge idakunda byagenze bite shamana yanjye abantu bavuga ngo ngira amatiku banza koko nyagira none se icyo akora ndumiwe pe Sabe yahurudutse ku gikuta nuza ngwino ajya kumureba buriya ngwino niyohereza abantu bakajya kujyana hagaragare muri iriya video uri kumva ntabwo ngwino tuba tumuvuga wari ubizi ariko impamvu tumuvuga nuko yagaragayemo ega abantu bajya bamenya n'icyo kintu impamvu ngwino twamuvuze nuko yagaragayemo kandi hakaba hari n'ibyo bamuvugagaho yego abantu bose bari muri iriya video twabavuzeho ariko rero uriya mama nicyo ngiye kukubaza uretse gato muvuga ko yahuhanutse ku gipangu uriya mu mama mukera buzima we yavuze ko umuntu yagiye kumubona akabona yikubise hasi ariko akumva umwuka w'inzoga bishoboke ko ngo yari yasinze nibyo yavuze si ibyo bivuze murabihuza gute nuko yanutse ku gipangu kandi umujyanama w'ubuzima avuga ko umuntu yikubise yamubonye hasi ikintu cya mbere nzi neza nkaba nubwo nkizi nyizo ku kiyo kingana na 98 nuko kabiri gashoboka impamvu ntagashyizeho ngo bibe 100% nuko umuntu ari umuntu yahinduka ntamenyeshe yego sibyo Sabe ntanywa inzoga icyo cyose we wenyine ukivuze mubona numvise ndetse niyagerageje hakanu kakave gake urumva kadafite na rukoro ya rimwe none se uriya mu mama sinzoga akaba yarazikuye ikintu cyo gihari urumva uriya mama yihangane ndetse n'ibizamuvugwaho byose sibyo yinjiye mu kibuga kirimo abantu ba showbiz kandi winaze muri showbiz wikubise ku isi tuwemo n'abandi bantu sibyo nahame hamwe uri kumva yego showbiz ikorwa icyo ni icyambere namubwira nk'inama yego ikindi niyo nk'uko bivugwa nta gihamya ndagira 100% nk'uko bivugwa ko yaba yarishyuwe kugira ngo azahakane ko Sabe atahurudutse ku gikuta niyo Sabe uri kumva yakoresha ubundi buryo bundi nk'uko bari batangiye plan y'uburyo babihindura nk'aho ari undi muntu wahurudutse ku gikuta gute se ubwo nese isura se y'umuntu copy paste n'isura ikazamo gake avuze ngo ake n'isura y'umuntu ikazamo y'uwo muntu ubu se ntabwo wabonye ikiganiro cyabaye kwa Irene urumva Bruce Melody wari urimo berekana umuntu usa na Sabe ntabwo njye nakibonye hashize amezi 2 kibaye uri kumva baramutse bafashe umwanzuro bakavuga turi amuntu bakamuha amafaranga akagenda akishyiraho na band akanambara n'ira myenda ya Sabe uri kumva n'ingofero ikagera hano uri kumva yego bagafata kandi ka video bigaragara na ngwina arimo bigaragara ko bari no kwa muganga bari n'iki sibyo uri kumva yego ntago baba bayobeje uburari
bari batangira process yo gushaka kubikora prank se ibyo byo rwose ndabizi ko ibyo byari byatangiye ariko n'ubundi se urabitangiza gute kandi ibintu byamaze kugera imihanda byatangiye numvise hari uvuga ko ngo ni akoreka mu coating nta n'ikibazo Clara we yavuze ati hamaze kugenda miliyoni 3 zijya he ngo muri ibi bintu nyine abaza kuvuga ngo ibiki hibaza miliyoni 3 z'ubwo zishora kugira ngo abantu bakuvugire we kino gikorwa na miliyoni 20 na miliyoni 100 wayashyiramo ariko Sabe ubushize nababwira ati Sabe nabe nka Jihadi ibibazo niba binahari ntaza byemeye binarangire sibyo ariko se urajya guhindura ibintu hari abakubonye uri hejuru baza kuvuga ati turamuzi ni Sabe sibyo uri kumva ndakurikiye wowe bwawe wivugiye ko urwaye uvuga ko wavunitse sibyo wowe bwawe uri umunyamakuru wo kuri TV10 yitwa nde uhe uri uvuga Oswakim Oswakim mu kiganiro cyo kuri TV10 ako kantu ndakaguha yavuze ko ngo niwe Kameme ngo yavuga ngo yavugishije Sabe ni ibintu biro biri imihanda na Sabe ubwo yarabyiyemereye ko iriya video ariwe ngo ariko ngo abantu bari kwifata uko bashaka barayifata uko bashaka kubera ko nta gisobanuro n'iki na gito urayitangaho nta muntu yarenganya sibyo kandi natwe ntabwo twarenganya abatabyumva kimwe natwe ntabwo twarenganya n'ababyumva kimwe natwe nese uriya mu mama akaba we yarakoreshejwe bikaba ngiye hari ikintu kandi yavuze ko ngo abasiramu tugira ukuri ariko bamwe bati wavuze ko wabonye umuntu ngo aturutse hirya ubundi uti nabonye yageze hasi ati ubundi turemera iki tureke iki nese undi yari kumubona gute kandi yari ari mu nzu naho Sabe yasimbukiye nta muntu warebaga basi yavuga ko yabonye ngwino azamuka aho byari kumvikana ariko kuvuga ngo wabonye Sabe ngo amanuka ese ubundi hariya ni hehe hantu hashasha amapave sibyo ne hantu Sabe yari gutsikira ku buryo bingana kuriya no kweguka sibyo no kugira ngo wiyegura amaguru barinda niyo baguterura ku rwego bingana kuriya ahubwo uriya mu mama niyitora avugisha ukuri ibintu bisobanuke sibyo atari kweri nuko kurerega ntako afite aratangira kudefanda ibijyanye n'amafaranga sibyo yego azavuga ngo ya ntago ari Sabe ngo ya ntago ari Sabe sibyo uri kumva ndakukurikiye ama kandi ari aha ni atari kweri gusa nyine amafaranga yabakora byose koko biramutse bibaye hari umugabo w'umugande niba nako kana abantu batakazi babimenye sibyo hari umugande wigeze kuvunika mu ivi yego avunika mu gitondo sibyo hano hatandukana hano neza hatandukana abantu baranabibona yego kubera amafaranga baragiye baramubaga hano bahasubiranya mu bundi buryo uri kumva ku buryo nta n'ikibazo kindi hitaba nk'uko yari ameze iminsi 3 yaragendaga sibyo ubuvuzi bubaho abafite ikibazo cy'uko Sabe arwaye cyane yego ararwaye ariko azakira amafaranga ni cyakora kandi niyo yaba adafite n'amafaranga mu Rwanda twivuriza ku buntu ni mituweli yonyine kandi Sabe ntabwo ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe wenda ngo aragira ngo arivuriza kuri ya mituweli y'igihumbi hajya siko bishyura icyiciro cya mbere ni igihumbi icyiciro cya mbere ni ubuntu cya kabiri ni igihumbi cya gatatu ni 3 sibyo rero Sabe afite amafaranga niyo yaba atarayadanje amwe yadanje sibyo ariko yarengera ubuzima bwe yayabona niyo atanayabona n'inshuti ze zayamuha bibaye ngombwa none ukaba ushatse kuvuga ko umuntu kuza guhakana cyangwa se avuga ko ari guharabikwa wabivugaho iki ntabwo bari kumuharabika ikintu nakwemeza ko bashobora kuba bari kumuharabika ni ibyabereyemo imbere kuko nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kubimenya nta n'impamvu yo kubishinja na n'ubu ndacyabivuga umuntu uvuga ko Sabe yaravuye gusambana sibyo yego nagaragaza ibigaragaza ko yaravuye gusambana kuko ntawe ubizi
ubushize twatanze ingero nyinshi cyane zigaragaza ikintu umuntu yaba avuyeyo sibyo yaba avuye gukora hariya muri kiriya gipangu yego kandi kibamo n'abandi bantu cyo twe tureba ni ibyavuzwe mbere tukabihuza n'ibiri kuba hano ubu ngubu byabaye n'ibyamuvuzweho mbere niyo mpamvu Karara twamumenye kajya ni Karara nuza ngwino niyo mpamvu ngwino twamumenye tukamumenya bitewe nuko twari twaramwumvishe kandi tumwumvaho na Sabe kuri ibyo bikorwa by'ubusambanyi abari kuvuga ko bari bavuye muri ibyo sibyo bari kugendera ku byavuzwe mbere sha haracu wambaye none ubu ngubu iyo projet watubwiye yo kuba byakitwa pranka n'abanyare n'abandi mukaye twabisomanaga bavuze ko hagiye gukorwa filme urabona se biri bworohe cyangwa se n'iby'abantu bari kwivugira ni rumors nta nyungu tubifite nuko ipe ari bina abantu niyo filme nibayikore tuza tuyivugeho ariko nituramuka tubonye sene iri miriya kuriya kugwa sibyo uri kumva uri kumva ndagukurikiye baye bategura kontara ya bariya abantu bande bariya bari bari muri iriya video ariko nanone sibyo uriya muntu wasohoye video yayisohoye uko gusa nawe ntazemera guferinga kuko nawe uburyo yatanzemo video biramutse bihindutse bikaba pranka y'iyo filime yasabwa gusobanura impamvu yeskorotse abantu niyo mpamvu ibyo bakora byose sibyo ni ukwizengurukaho kaza tukabibonesha amaso ukigendera bagatangira kubona izindi rokete ku mugani w'ababandi bandi Kiza Sabe ni icecekereye inkuru irarangira hari wari uzi ko Saga yago yarangira umuntu uzi ko Saga yarangira Libre yakoze ibishoboka byose ntimwongeye kuvuga kuri Sago kuri Yago turamuvuga ariko ubaka kanya nta muntu ufite ubushobozi n'ubu na buto wo kumva ko ibyo wakeneye ari byo twebwe twakora reka nitahire da ndabona ibintu bikomeye bigiye gufata indi ntera nyine gusa icyo numvise nuko yagiye kwivuza kandi umuntu uri kuvurwa tumwifurije ko azakira yagiye kwivuriza he numvise ngo ni hanze ntabwo njye mazi kubyikirije nk'umuntu utabyizeye ririya buye rirakomeye ntabwo wari kubitaho ivi ngo ugende uko gusa ariko wabonye ukuntu Sabe bamurandase uribonye yarababaye aho yatsikiye yaza kuba ari nge ngo urebe wari gushwanyuka yewe ubu tuvugana mu muri aheza mu ijuru muri ayo oya munsi wataragira ntawe wari kujya ariko amafaranga yo kwivuza yo kujya hanze sinari kuyabona yarago niyemera sibyo nta bushobozi mfite bungana na Sabe bwo twari kubanza tukagigirana na CHK bikanjyana Faisal cyane n'ahandi hiyongeraho tukagigirana paka ijya kukagashiremo cyangwa bafashe umwanzuro kukagira ute kugakuraho ariko imbaraga z'amafaranga umva yagiye kwivuza hanze uri kumva icyo kintu yagiye kuko yababaye watsikira ukahita ujyayo batangira kunga abacecuru bo mu cyaro niba batubeshyaga niba binakora simbizi wavunika ukajya uwirirwa buri mu gitondo inkoko itarabika ari muri ngo terana n'utwatsi ako kantu urakazi sharo w'i Kigali nyine ama urabeho urakoze aba mutabyumva kimwe nyine byari ibitekerezo byawe uko ubyumva uko ubibona uti niba abantu rwose bakoze ibyiza tubashimata ariko nanone twiko ati gusesengura uvuga ibintu ubikavaringa mu buryo ndetse ati kandi tubizi ukuri nabyo ntacyo bitwaye nanjye ushaka gukora ikintu ntaza gukavaringa mu buryo buri positive ibyo nakubwiye ngo sibyo bikumva yego iteka mbwira uwo mugendana mbwira uri sibyo nese ndushaka kugendana n'inzoga nge ntazinywa uzabana urugero ngendana nawe nshaka nk'inzoga kandi ntazo nese inzoga ni icyaha
ntabwo ari icyaha ese ngo baze ikibazo mbaze wa oya nuko uvuze ngo reka mbanze nkubwire oya wowe urumva wajyana n'umuntu yakwica umuntu sibyo ntuze ngo ubivuge nese ariko ntabwo bari kumwe mani nande se uwo wahereyeho uvuga mbere ariko se kuki umurajya mu nteranye na cita oya nawe mvuze kandi ari wabyivugira uko uvuga ngo mbwira mugendana navuze ngo naguhaye urugero ku itariki hafi 5 z'ukwa gatandatu habaye ikiganiro ubu z'ukwa gatandatu ntabwo mbyibuka hashize nk'amezi 6 sibyo bari abakobwa mwibuke harimo na Karara sibyo bakoze ikiganiro icyo kiganiro bakoze cyavuga no kuri Sabe uri kumva cita bari uza nk'umuvugizi ikiganiro cita gikoze ku itariki 8 uri kumva ku itariki 8 z'ukwa gatandatu ushobora kuba ari kwa gatandatu itariki 8 z'ukwa gatandatu avugira Sabe njye niho mpere nkubwira ko hari n'abandi baza bakanamuvugira ariko ugasanga n'ibyo bamuvugiye kubera amakuru ari hanze bigata agaciro kandi bafashe n'uwo mwanya so nyibwire ngo Karara amaze kuvuga ko hasohotse arenga 3 miliyoni mu kiganiro cye se wabyivugiye nkubwira ko nandi yasohoka ariko njye ntago nk'ubu ngubu nturuzi njye ntago wampa amafaranga yose wama ariyo yose ntago nshobora kuza guhindura ikintu ni ukuri kw'Imana ngiye bambwire uza warambaye ipantaro y'umukara bambwire ngo nimvuge ko yari icyatsi uzi ko ushobora kumpa miliyoni iyo miliyoni nkayigiye igashira mu myaka 30 nkazajya kwaka ahantu akazi bakavuga atoya wowe ugendera ku marangamutima y'amafaranga urumva icyo kintu nuko rero katwibutse abantu rero iyo kugira ngo umuntu agire imbaraga kugira ngo umuntu yumve ko akomeye mu buzima bwe kugira ngo umuntu yumve ko nta kibazo afite ama stress ashire amavunana ashire ni inzoga yitwa B1 ni ikinyobwa abantu bajya banabivuga ni inzoga kuko ntago wemerewe kuyinywa uri munsi y'imyaka 18 sibyo nta nubwo nemerewe kuyinywa utwite no kuyinywa utwaye ibinyabiziga ubwo se mfatana inzoga ababeshya rero ni inzoga ni ikinyobwa cyitwa B1 banza wamamaze neza ndacyamamaza nyine uri kumva ariko imyanda biriho noneho nakasamutwe ninde ashiriye rijisho nanjye babimaye ndi mu kiganiro ko bivuyemo shake kora mana yanjye icyo mbona cyo imyanda ikomeje kunyerera igihumure Kristo mwami we Nazareti dusoza ikiganiro urakoze reka nsoza iki kiganiro Karejyani wavuze ngo nta kiyoni gitagatifu kumamera niwo mugani yaciye none ndorera nawe ngo yavuze ngo iki ngo nta kiyoni gitagatifu kumamera none ndabona koko ibintu bitangikomeje gufata idinera reka tuze tubagezeho iyi nkuru hagiye uyu Brese ibi byasohotse kusebi mereza ni reka dusoze ye data we ndagushimiye oya baretse kunshimira bana mudukurikiye ibintu mbonye biteye isoni oya biteye ubwoba ntago ari isoni biteye n'ubwoba we Gasaro TV.